nacumbikishije abana mw'icyo gihe nge nkarara hanze, ariko ubu tuvugana ubu ndi kurara mu nzu nk'abandi. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Asanga imibereho urimo nayo yakunaniza, arangije arakubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Nshuti yanjye, warwara bikakuremereza, wowe unkurikiye uri kunyumva, waba warasengaga warangiza ugacogora ukajya kure y'Imana bitewe n'ibibazo. Turabasuhuje inshuti bakunzi Impamba Nyayo TV, amahoro y'Imana abane namwe. Ngewe mwumva nitwa Felicien. Murabona ko imbere yacu dufite mutumirwa, aho duherukana arimo atanga ubuhamya. Ni umumama ukunda Imana, ni umunyamasengesho, mu by'ukuri ufite ubuhamya bwiza cyane, ariko uyu munsi ntabwo ari ubuhamya agiye gutanga, ahubwo afite impamba. Bakunze Impamba rero, nk'uko twababwiye yuko iyi channel mu by'ukuri ni channel y'ivugabutumwa. Umuntu wese ufite impamba, ufite icyo yageza ku bantu, wumva hari icyo Imana yagukora ushaka kuvuga, wumva ufite ijambo ushaka gutanga, mu by'ukuri ijambo wumva ryafasha abantu bene data bakarushaho kunguka, ushaka guhamya Kristo, rwose vayo uhawe ikaze. Turabizi yuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu agira umuhamagara ariko bikagorana kugira ngo ubone agatuti, kugira ngo ubone aho uvugira. Rero nta mpamvu, nta nzitwazo, ni Impamba turakubereye kugira ngo use tuguhereze mikrofone, ubundi uvuge Kristo, uvuge imbaraga z'Imana, uvuge gukomera kw'Imana, abantu bungukireho. Kandi murabizi neza ko mu by'ukuri uyu murimo ni mugari. Haleluya. Rero turagusuhuje kandi tunaguhereza ikaze mu by'ukuri mu bihe urimo ibyo ari byo byose. Umve ngo Imana iri kumwe nawe, amaso ukomeze uyahange Imana, utumbire mu ijuru, ukomeze ugira ibyiringiro. Turagukomeje. Ushobora kuba urwaye, uri ahantu runaka, ushobora kuba uri mu bihe bitari byiza, turakwifuza kugira ngo ukomere. Hanyuma rero ntabwo ari njyewe mwigisha w'uyu munsi, ahubwo nabahaga ikaze. Hanyuma reka dusabe mushiki wacu, turamubona rwose ameze neza. Amakuru ni meza. Urakomeye? Yego turakomeye. Nyuma cyagiye kuva ahangaha utanga ubuhamya, mbese nta bantu baba baraguhamagaye bakubwira bimeze gute? Bagiye bamamagara, bambaza ati se koko wowe ugiye ubona Imana? Nkababwira ngo nabonye Imana. Yego. Nta bantu bagiye baguhamagara bakubwira ati bite bya bintu wakoze ni ibiki? Aya. Imana ishimwe. Rero reka tutagutwara umwanya munini cyane, ahubwo reka dutangire. Ariko wakwibwira abakunzi ko hari ushobora kujya hari ubwa mbere, bibwira amazina yawe kugira ngo bakumenye. Murakoze cyane. Nitwa Imana Marie Louise, ndi umumama, mfite abana 3, ndi umupatekote. Murakoze. Imana duhane umugisha. Bakunda kukwita mama? Mama Salomo ku izina ry'umubyeyi. Amen. Reka rero dusenga Imana nkuko twatangiye tukwakira. Reka tunasenga Imana, nitumara gusenga Imana ubundi ukomeze n'ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu Yesu Kristo, turagushimiye kuko uri umwami mwiza. Tunejejwe n'uyu mwanya mwiza turimo, turasenze kugira uyu mwanya tugezemo ijambo ryawe. Mwami Imana yacu, ukoreshe umujakaza nk'uko usanzwe umukoresha. Turasenze ngo uyu mwanya umukoreshe mu buryo budasanzwe, kugira ngo Mwami Imana yacu aburumva iri jambo ryawe rigire aho ribavana, rigire naho ribageza. Mwami Imana yacu, ubwiza bwawe Mwami Imana yacu, imbaraga z'Umwuka Wera zibane n'umuntu wese uzumva iri jambo, urikoreremo, kuko mu jambo ryawe tubasha kubamo, tubasha kubaho. Mu ijambo ryawe harimo byishimo, mu ijambo ryawe harimo ubuzima, mu ijambo ryawe harimo guhindura byinshi cyane, mu ijambo ryawe twakiramo ubuzima tukongera tukabaho. Oh haleluya. Turasenza kugira ngo ubwiza bwawe, imbaraga zawe zibane n'umugaragu wawe, umujakazi wawe, kandi iri jambo rizakurikira umuntu wese uzaryumva, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mwanya ni wawe rero. Yego. Murakoze cyane.
ndabashimiye. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana, amagambo yahumetswe n'Imana. Mfite amagambo muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Ndagira ngo buri wese ahari aza n'umutima imbere y'Imana. Imana ishoboye byose, dufatanye kuganira kwa aya magambo. Imana itugirire neza. Matayo ibice 11 umurongo wa 28. 28 haravuga ngo, umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. 28 haratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu nashimwe. Amen. Yahamagaye bose, aravuga ngo mwese, ntiyarobanuye, ntiyavuze umukene, nta nubwo yavuze umukiri. Yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Amina. Birashoboka ko ibibazo ufite ntago byakemurwa n'amafaranga ufite. Yesu nashimwe. Intambara uri kurwana muri iyi minsi ya none ntago zakemurwa n'imiryango, ni Yesu wenyine ugize ikemura. Amina. Birashoboka ko wagira abavandimwe bakakubera imitwaro, bakakubera umutwaro, wagira inshuti kakubera umutwaro, wagira akazi kakakubera umutwaro. Mbese Yesu we yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Nuko yararebye asanga umuntu, ikiremwa muntu kirananiwe, asanga ubuzima yaguhaye nabwo bwakunaniza. Amina. Yesu nashimwe. Asanga imibereho urimo nayo yakunaniza. Arangije arakubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Shuti yanjye, warwara bikakuremereza, muganga akabura uburwayi bwawe, ariko kuri Yesu yakuruhura, abasha gukiza. Amina. Yesu nashimwe. Munyemerere rero wowe unkurikiye, sa n'umutima imbere y'Imana. Ubwo burwayi bwananiranye, cyo kibazo cyakunaniye, amadeni yarakunaniye, ubukene bwakujyanye kure y'Imana, nyamara Yesu ari kukubwira ngo arabishoboye. Wagaruka imbere y'Imana, ukagarukira Yesu, ukamuha umutima, byose arabishoboye. Icyo ashaka ni umutima wawe, icyo ashaka ni ukuca bugufi, icyo ashaka ni ukumuhindukirira nawe akakugarura, yarangiza akakugirira neza. Nkaba nsaba rero wowe unkurikiye uri kunyumva, waba warasengaga warangiza ugacogora ukajya kure y'Imana bitewe n'ibibazo ufite, waca bugufi tugasengana Imana. Waba ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wanyemerera ugaca bugufi kano kanya tugasengana Imana. Waba ufite ikibazo kikuremerereye, wazana icyo cyifuzo imbere y'Imana. Yesu yakubwiye ko abishoboye, twarangiza tugasengana Imana. Wakwibuka aho uri, Yesu yahagukura. Nubwo wowe ubona biruhije, njye nabonye Imana ikora, nabonye Yesu angirira neza. Yesu yaranduye imitwaro yari indemereye. Reka mbabwire nshuti, njye nubwo mfite abana ariko nari mfite umugabo nkubita, ntiyampahiraga. Arangije aranambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo nutiyahura uzaba indaya. Mw'ibyo byose ntacyo nabaye cyo, Yesu yangiriye neza, ndamubona. Nacumbikishije abana mw'icyo gihe, njye nkarara hanze, ariko ubu tuvugana ubu ndi kurara mu nzu nk'abandi. Yesu nashimwe. Reka dusenge Imana. Imana ibasha kuruhura. Hari umutwaro ufite w'ibyaha, hari umutwaro ufite w'ubusambanyi, hari umutwaro ufite imitwaro iremereye, Yesu yayigutura. Reka nkubwire, wananiwe kurara mu rugo kubera ibyaha, urara mu tubari, Yesu yakuruhura, yakugirira neza. Reka dusenge. Imana nishoboye byose. Mana nziza, Imana ikomeye, Mana ifite ubutwari n'ubushobozi. Ndabizi ko kuva na kera
wari Imana na n'ubu uracyari Imana, aho uzahora uri Imana. Uwiteka nkweretse imitima ya benshi iremerewe, wayiruhura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nkweretse abaruhijwe n'ibibazo, nkweretse abaruhijwe n'ubukene, nkweretse abaruhijwe n'uburwayi, nkweretse abaruhijwe n'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Hari abo wahaye akazi ntibakagukiranukiramo, abo karabaruhije Mana, wabasanga ukabagirira neza, ukabagaruza ineza n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Hari abafite ibyago n'amakuba, abo ngabo wabagirira neza, wabasanga. Hari abari kurira muri iyi minsi ya none, abo wagenda ukabahoza amarira. Urakoze Mana, ngakomeza ubane n'ubwoko bwawe kandi ubagirire neza. Ibyo mbigusabye mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo kubikoze, amen.